ubu rubangura ariho cyangwa nawe uriho? ntawe uriho. Hanyuma ahitwa kwande? Simbizi nako niba ariho. Ubu harakitwa kwa rubangura. Kandi rubangura nta gihari. Oya. Isi abantu twebwe Imana yaremye. Ni twebwe twayihawe kugira ngo tuyihindure uko igomba kuba. Tuyihindure. Kuko uzajya unaharanira kuko wasanze isi usiga hari ikihindutseho. Niba ku musozi warahavukiye ukaba ubona hari inyuma, ugerageze kugira icyo ukora hahinduke. Kuko Imana yaturemenye ubwenge bwo guhindura, uba hari habi ubu niho heza. Kandi niyo Kigali uvuga sinekereza si humurwa w'u Rwanda wa mbere wabanje. Niho wabanje. Subiza niho wabanje. Umujyi wo mu Rwanda mukuru. Niho wabanje. Umujyi mukuru wo mu Rwanda. Yes, hanyuma turabasuje kandi twongeye kubaha ikaze ngira nkuko bisanzwe musanzwe muzi ko nitwa Nongera Bernard, muri kumwe nanjye 5 kuri 5, ariko ndi kumwe n'umushyitsi hano. Ntabwo ari ubwa mbere so bwa kabiri, ahubwo dusanzwe tumubona hano. N'umukozi w'Imana, reka tumwakira twibwire hanyuma namara kutwibwira adusengere kuko n'umukozi w'Imana. Nyuma yo gusenga turagaruka tuganira. Murakoze kunyakira ku ijwi ry'abahanzi. Yego. Nitwa Evangeliste Nyagakwa Bosco, korera mu itorero rya ADEPR. Yego. Ndumva ndi ibyo, ndi umugabo mfite mudamu n'abana. Yego. Hanyuma rero Imana ishimwe muri uyu mwanya yuko tubonye umwanya wo kongera kuvuga imirimo y'Imana. Imana nihimbazwe. Rero mbere yuko twinjira mu kiganiro ndagira ngo banze turagize Imana kuko mbere na mbere Imana. Yego. Reka twubahe Imana dusenge, buri wese utwumva twubahe Imana dusenge. Haleluya. Kuko hejuru yuko turi nuko twibona nuko duteye hari imbaraga z'Imana. Hari yabikoze rero byose reka tubiragize Imana kugira ngo ibiganiro byacu bibe byera. Data uri mwiza. Tugushimiye kugira neza kwawe. Haleluya. Tugiye kuvuga ariko si ku bwacu ni ku bwawe. Kuko hari abashatse kuvuga ariko bitakunze ubu bari mu bitaro. Mwami rero reka dusenge tuvuga ngo ubwami bwawe buze. Kandi ibyo ushaka bibeho. Izina ryawe nirishimwe. Ibyo ushaka bikorwe munsi nkuko bikorwa mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka ibi biganiro tugiye kuganira buri wese ubyumva bimumara umubabaro, bibi bigirira umumaro abanyarwanda ndetse n'abari hirya no hino bumva ikinyarwanda batari kuri uyu mugabane. Urakoze gukora ibyo ushaka n'ibyo ushima, bigatuma izina ryawe rihabwa icyubahiro ku bari kure no ku bari hafi, ni ku bwawe Yesu. Amen. Hanyuma nkuko nyine nakomeje mbebabwira tugiye kuba twaganira ariko tugaruka kuri bya biganiro byacu by'iyobokamana. Yego. Na cyane ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana yasize amavuta. Imana ishimwe. Rero nta yindi ngamba, nta kindi kiganiro. Nateguye ko turi buganire ku kiganiro nise inyungu zo gukizwa. Yego. Inyungu zo gukizwa cyangwa se ibyiza by'agakiza. Yego. Abantu benshi bamaze iminsi babona tugenda tugaruka kuyobokamana, ariko abandi bakatugira abasazi. Sinzi Bibiliya nimba abantu badukurikiye bose bayemera, ariko n'abatayemera izabemeza kuko nyamurumva ngo n'abari kure bose Yesu azabazana. Yego. Hanyuma hari ijambo ryitwa agakiza. Yego. Mu buzima tubayemo hano hanze usanga harimo abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Yego. Hari abo duturanye bakijijwe, hari n'abadakijijwe. Yego. Hari abo dukorana bakijijwe, hari n'abadakijijwe. Yego. Mbese mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo duhura nabyo. Yego. Yewe na hariya mu rusengero tugera harimo abakijijwe n'abadakijijwe. Yego. Hanyuma mushumba, mukozi w'Imana, niriye tandukaniro mbere yuko tuza kubona inyungu zo gukizwa. Ndashaka ko ubanza ukatwereka kugira ngo umuntu abasha kumenya itandukaniro ry'uwakijijwe n'umupagani. Yego. Umuntu abasha kubikurikira akabimenya akabona ubusobanuro bwabyo gute atari mu mwuka. Hari abantu bajya bavuga ngo barondorera abandi mu mwuka ariko akabona barondorera mu mubiri. Ntabwo agakiza karondorerwa mu mwuka gusa. Umuntu iyo akijijwe tuvuge ko ari igiti. Igiti cyose cyera imbuto zacyo. Ntabwo imvoka yakwera ipapayi, ntabwo ipapayi ryakwera ironje.
bivuze ko iyo ukijijwe yego uba warakize imirimo ya kamere yose uba warahindutse umwana w'Imana. yego Ndumva gukizwa nta muntu wabyitiranya kuko ukijijwe dore imirimo ya kamere iragaragara. Hari imirimo y'umwuka, hari n'iya kamere. Imirimo ya kamere ni umujinya, ni ugusambana, ni ugusenga ibishushanyo. Imirimo ya kamere ni myinshi kandi buri muntu wese arayireba akayibona. Ntabwo kuba umuntu akijijwe cyangwa undi adakijijwe wenda muhuye mu nzira ntiwahita ubimenya utari mu mwuka, ariko mu by'ukuri mukoranye, mubana ku kazi, mubana mu rugo, ntabwo umuntu w'umupagane n'umukristo bashobora kuba badatandukanye. Ni nk'uko Satani atakora nk'ibyo Yesu akora. None se birashoboka ko mu rusengero hashobora kubonekamo abakijijwe n'abadakijijwe cyane rwose, cyangwa umuntu wese wamaze kwinjira mu rusengero yamaze kubaho? Oya, mu rusengero habamo n'abadakijijwe kuko umuntu akizwa buri munsi. Umuntu buriya mu rusengero ntabwo haba hari abatagatifu, ahubwo haba hari abantu baje bose bahunga ibyaha. Buri wese rero aba akeneye komora undi kubera undi nyunganizi. Kuko umuntu aza mu rusengero avuye hanze, kandi hanze hari ibyaha bitandukanye. Rero ni uko nguko numva biri. Ni uko nguko byumva. Hanyuma hari abantu bajya bakoresha imvugo. Hari abantu bajya bakoresha imvugo ivuga ngo njyewe sinzasubira mu rusengero, nagiyeyo nzi ko ari aho gukirira, none narahageze ibyo mpabonera n'ubundi mbona nta abaririmbyi baho, abakristo baho, mbona ntaho bataniye nanjye. Iyo mvugo ugasanga abantu bari kuyikoresha, mu by'ukuri ugasigara wibaza ngo ese koko inyungu zo gukizwa ni izihe nimba nabo twitaga abakijijwe bari kugusha cyangwa se bari gutuma abashaka gukizwa batazi? Ntabwo icyo nagitindaho, ariko Bernard, yego n'abatwumva uzirinda umuntu niba ari n'inshuti yawe uvuga abantu bose ngo ni babi, ngo korari nimbi n'abantu ni babi, n'abandi abo bahuye bose ni babi, aba yabipimishije uwuhe munzani? Kandi batubwira ibintu byose nipimisha umwuka. Aba yabipimishije uwuhe munzani? niba jyewe ngusanze ntegetswe kukwerera imbuto, ntabwo ari uko ntegetswe yuko uje kunyerera imbuto. Yego. Utegetswe kuba muri sosiyete ufite icyo uyimazemo, atari ukuvuga ngo wowe ifite ikizakumarira mbere yo kugira ngo ngire. Ariko mushumba, yego, dufite amakorari. Ngiye buri iyo mvuga nko mu rusyo ugakoma n'ingasire. Yego. Kuko dufite abantu bicayemo bakaba bari kuri titire, bari kujya bicunya icyara ngo twebwe turi mu rugendo, ariko mu by'ukuri ibyo bakora bigakana kwera. Hanyuma abatubwira ntago ari abantu batari mu rusengero gusa. Yego. Turi kubwira abantu bose badukurikiye batarakizwa. Yego. Dufite abantu bamaze imyaka myinshi mu rusengero ariko batarahinduka. Urumva? Abangaba ni babandi uzasanga bicara nta kindi kiganiro uretse cyo gusenya bagenzi babo. Yego. Bashyushya inkuru kandi ari abaririmbye. Yego. Urumva? Yego. Birirwa bavuga umukozi w'Imana ahagara imbere yabo yagira ngo agiye kubwiriza, aho kugira ngo bumve ijambo ry'Imana agiye kubaha. Yego. Bakumva bagakurikira akantu kamwe gusa yavuze nabi, ibyiza yavuze bakabitesha agaciro. Yego. Bagahagarara imbere bagacunga umwambaro yambaye kudateye ipasi. Yego. Aho kugira ngo bumve ubutumwa yazanye, bagatahira kuvuga ngo uriya muntu yarakubiswe. Yego. Mu by'ukuri turabafite bazi ngo bari mu rugendo batari mu rugendo. Ese koko aba nabo bari mu rugendo? Ese abicaye mu rusengero bose niko ari abakristo? Hari abakristo nyine ndashaka kwibaza, abakristo koko buriya ni abakristo? Abakristo barahari, n'abapagane barahari. Ariko tutirengagije iki ngiki. Yesu ataraza mu isi niho shaka kuvuga. Umenye ko Satani yajyaga mu ijuru mu nama, akagenda agatemberayo. Niho Imana yamubwiye ngo warebye Satani, ngo warebye mu isi ko hari umugaragu wanjye Yobu unyubaha. Wabibonye? Wabibonye? Satani Imana yaramubajije ngo uvuye, ngo mvuye kuzerera isi.
Satani rero azerera isi, kandi wumve ko yagiye no mu ijuru akavugana n'Imana. Ajyanye Dushimira Yesu wakuyeho ako kajagari ka Satani. Hallelujah. Ubu ntabwo akinjira mu ijuru, n'abatwumva batwumve, nta kijya imbere y'Imana, araboshye kubera Yesu. Imana nihimbazwe kubera inama y'agakiza yateranye, Imana ikavuga ngo ninde watugendera, akajya kuduhuza n'umuntu, ariko Yesu akavuga ngo ni jyewe, akemera agafata igitabo. Imana nishimwe cyane, aca ku kajagari. Rero ndavuga no kuri Yesu ari mu isi, yari ari kumwe na Yuda Isikariyote, ari kumwe na Petero amubwira turanyihakana, inkoko itarabika uranyihakana gatatu. Uri bunyihakane gatatu inkoko itarabika. Tubyumvikana iki ngiki, abantu bose bari mu rusengero siko baba bakijijwe, ariko baba bafite amahirwe yo gukizwa. Si kimwe no kubireka, kuko gukizwa bizanwa no kumva, hanyuma ukumvira. Imana ntihabwa icyubahiro. Umuntu iyo yumvise ijambo ry'Imana rigira aho rimukura nawe rimushyira, kandi n'uwo muntu ubuca urubanza ngo mu rusengero ngo aba n'aba, nta muntu utabonaho ikosa. Umuntu agira karite na defo. Ntabwo dushyigikiye abanyabyaha, ntabwo dushyigikiye ko umuntu akora ibibi, ariko ni nk'icyo wavugaga cy'uko umuntu avuga ngo reba imyenda yambaye. Nicyo mfite icyigisho abantu bazagikurikira kivuga ngo Imana ije kugusura. Imana nitugiriye neza, cyangwa ngo ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo iyo ndwara si yo kumwica. Ushobora kumuseka uyu munsi, ejo akaba ari gukoresha cyangwa akoresha abana bawe, kuko isi ntigoroye. Abari abakire ejo bundi, uyu munsi si bo bakire. Hanyuma wenda tukiri aha ngaho kuri Kristo, sibyo? Ngira ngo ijambo umukristo ndagira ngo banze bumve icyo ari cyo. Umukristo ubundi ninde? Umukristo ryaturutse muri Antiyokiya, ubwo abantu babonaga bagendana na Yesu, bavuga ngo bariya ni abakristo. Umuntu wa Kristo rero, umuntu w'umukristo ni uwavutse ubwa kabiri, ariko kwihana ibyaha akanabatizwa. Umuntu w'umukristo imirimo akora, imvugo ye iramugaragaza. Wibuke wamuja abwira Yohana, abwira Petero aramubwiye ngo Petero, n'imvugo yawe irakugaragaza. Yihakanye n'imvugo yawe irakugaragaza ko uri umwe na Yesu. Imvugo y'umukristo irahari, imvugo y'umukozi w'Imana irahari, imyambarire, imikorere y'umukozi w'Imana ibihari, n'imikorere kandi bikajyana n'ibiri mu muvuze ngo akuzuye umutima agasesekara inyuma. Kandi natubwira ngo imyambarire y'umukristo n'imikorere n'imivugire biramuranga uwari we. Ahangaha bihise bitangira kunkora ku maso, binyibutsa amatorero amwe namwe ngenda ntembereramo, ngiye mu materaniro, hanyuma nkagenda mpabonera byinshi. Ndashaka ko udukura mu ruhirahiro, wenda uraza kudufasha kujya turushaho kumenya niba koko turi mu rugendo, abantu bataza kujya bibeshya ngo bari mu rugendo batari mu rugendo. Ugasanga umuntu, turabizi ko mu barokore ikiranga umurokore ni ukwambara kikwiza, si byose? Umurokore imyambaro ya kirokore itandukanye n'umuntu wo mu kabari. Icyo ni kimwe. None dusigaye tubona mu makorari, wenda simbizi niba babyita uruzungu ngo n'urusirimu, niko mbyumva, ariko muraza kudukura mu rujijo mutubwire niba ari systeme y'urusirimu ko abantu ari kwikirizwamo nta kibazo. Ugasanga umuntu yambaye igitambaro ndabyemera mu mutwe, ariko agakanzu yambaye hano kubwako karashushanya imiterere ye yose. Noneho ari muri korari, arimo araririmba, arimo arazamura ndetse azi no guhogoza, ariko abari mbere ye mu baririmba mu iteraniro, babandi twita abakristo, barimo baramujajinga. Arimo arazamura pe, ijwi ryazamutse rirahogoje, ariko abakristo barimo baravuga ngo uyu muntu imyambaro yambaye iraducumuje. Ese ari mu rugendo, ni umukristo, ni umuririmbyi, ni ikigusha? Uyu we tumubara dute bashumba iyo mubibonye namwe mubifata nk'iterambere? Ese ni ishyano twagushije, turavayo tukajya he? Uretse
muririmbyi no ku mubwirizabutumwa ku muntu uwo ari we wese. yego Ijambo ry'Imana riravuga ngo ushaka kuvuga izina rya Yesu ave mu bidatunganye. Biragoye ko umuntu Berenari yego wamubwira ngo ndashaka amazi akakuzanira amazi meza atetse ariko ari mu kajerekane kabi, yego ngo uyanywe hanyuma inyota ishire. Wow. Cyangwa ngo aguha amata meza ari mu kajerekane. Rega ibi turimo tuvuga aho dutuye n'abo tugendana batubona uko turi, bajya banabishyira muri comment. Yes. Ibintu uvuga ugomba kubusa nabyo. ya Nubwo wagira amakosa, umuntu wese agira amakosa, agira karite na defo, ariko ntibikwiriye yuko ujya kubwira abantu ijuru utazi. yego Niba ugiye kubwira umuntu ikintu ujye uba ufite ko wamuha urugero rw'ibyo umubwiye. Ntabwo rero mbona yuko ubu twicaye kuri iyi kamera wenda tutambaye ku gice cyo hejuru, ni urugero. Ntabwo abantu bakumva ibyo tuvuga cyane gusa, ahubwo bareba uko twambaye, bareba ufite inkovu niba ari mu gatuza cyangwa bakareba. Ubundi rero niba akazi ukora ukwiriye gusa na kampani ukorera. Yes. Niba uri umwana w'Imana ukwiriye kuba umwana w'Imana. Niba uririmba ijuru ukwiriye kuririmba ko ijuru rizabamo abakijijwe batabereye abandi bigusha. Amen. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yego. Ibintu abantu bita rero urusirimu nicyo ngezeho, bakabyita ko ari ibigezweho. Ntabwo kwambara imyenda igukwiriye ari rwo rutari urusirimu. Imana izi uburyo yabiremye, ifite inyamaswa yaremye ntizakwambara nta kibazo ziteye. Kandi ikindi, Imana izi ngingo yashyizeho zo kwambara n'izo kutambara. Ubu nambaye mu maso nta kibazo kigize gute, amaboko wenda hari intoki zigaragara nta kibazo, ariko hari ingingo Imana yavuze ngo izi zigomba kwambara. yego hanyuma kubera yego dufite abantu twita abakristo, yego sibyo? Mu rusengero, ubwo turi mu rusengero, yego hari abicaye imbere, ubwo mu gihande cy'imbere ni abakristo mu iteraniro. yego aba bicaye inyuma bo bitwa bake? aba bambe bicaye ku ruhimbi ni abashumba. ni abashumba, abakozi b'Imana, sibyo? yego. Hanyuma nimba Kristo yaraje agashaka intama zose, ari abashumba na bamwe twita abakristo. Hanyuma iki kibazo uze kumfasha, wenda uze kucyumva uko ndi kucyumva, kugira ngo uze gutanga igisubizo nk'uko gishaka. Si ngombwa ko nyumva uko ucyumva, ahubwo ndatanga igisubizo kijyanye n'uko ucyumva uko bitekereza. Abangaba twita abakristo, yego abakristo, sibyo? Aba bavuyemo batakitwa abakristo, ni abandi. Hari ibintu bibiri bisa ariko bitari kimwe. Hari abakristo, abakristo, hari n'abakristo. Oya, nibyo byumve. Umuntu wese wa Kristo, turabwira abatwumva bumvike, umuntu wese witwa umukristo ni umuntu wabatijwe. Umuntu wese wabanye izina rya kabiri yita ko yabaye umukristo. Kandi nuje atarabatizwa akicara muri za ntebe yitwa ko ari umukristo. Uwicara inyuma atabatije, atari muri iryo torero, ahubwo nguwo uhicara abaza ari abashyitsi, ariko ni nabo bahinduka abakristo. Dufite impamvu nkubajije. Umuntu ashobora kuza nk'ubu akaza hano turi, ariko ntibivuze ko ari nyiraho. Uzi impamvu nkubajije iki kibazo? Mfite abantu bagiye bampa amakuru bakambwira ngo impamvu yatumye bava mu makorari. Ngiye nkunda kubaza cyane. Yego. Barambwira ngo ndabaza ko mwaririmbaga mukaba mutakiririmba, mwari mufite amajwi meza. Yego. Imana umwanya yabashakagamo kuri kubashaka ikababura. Byagenze biti? Yego. Bakambwira ngo twaje kuzamenya abantu kujya bashaka uburyo biyorohereza ibyaha, bakaniyongerera ubuhanga mu bumenyi. Arambwira ngo yararebye asanga bavuga ngo bariya ni abakristo, kandi muri korari ntibabite abakristo. Bavuga ngo reka korari runaka nidusuhuze, korari gahagarara igasuhuza. Hanyuma abakristo nabo nibadusuhuze, akabona abiriya nibo basuhuje.
none ati njye nasanze nari mu ba Kristo ati kandi naraje nshaka kuba uwa Kristo ati mitamo kwigendera imbere kugira ngo nanjye njye mpaguruka mu ba Kristo. Ese koko uyu muntu yaba afite ukuri cyangwa afite ubuyobe? Oya, ni ubuyobe ubwo ndetse bunakomeye, kuko mu rusengero abantu bose bakora iby'Imana b'abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye banza kwemera ko uri uwa Kristo. Aba baririmbyi nuko riba ari izina ryabo, ariko urugero iyo bagiye kuvuga izina rya pasiteri baratangiza ngo pasiteri kanaka. Iyo bagiye kuvuga evangeliste baravuga ngo evangeliste kanaka. Iyo batangiye dogiteri baravuga ngo dogita kanaka. Ibyo ntibiba bikuyeho izina rya se na nyina. Bivuze iki rero? Kuba umuririmbyi nawe uba uri umukristo. None se mu gihe niba ari umukristo, mu gihe bavuze ngo abakristo, wenda urugero abakristo b'inyarugenge nibadusuhuze, bagiye bahaguruka n'abaririmbyi mu gihe biyumvamo ko ari abakristo, bagiye bahagurukana n'abandi bagasuhuza bavuze abakristo b'inyarugenge. None se abita iki? Abita iki? Abantu bagiye bafite ibyiciro, ariko umuntu agenda atera intambwe. Wibuke ko Yesu yahamagaye benshi agatoranyamo intumwa 12 akabita intumwa. None se ko yabise intumwa bavuze ko batarabigishwa ba Yesu? None bari ya 12 bari intumwa, abita intumwa. Abandi bo bari iki? Ubwo tuvuye ngo tubakure mu rujijo rero. Tubakure mu rujijo. Igisubizo cyuzuye nuko kuba umuririmbyi bidakuyeho kuba uri umukristo, ahubwo uba uri umukristo wagize icyo umenya ugafashisha abandi, ukaba uri umuririmbyi. Mbese n'ukugenda umuntu azamuka, umuntu aba umukristo akabatizwa, ejo bundi akaba umuririmbyi, agakura akagenda ajya mu mirimo itandukanye, kuko Imana duhamagariye kuyikorera. Donc ni nko umuntu ashobora kuba ari mu kimina, we akaba yitwa umunyamuryango w'icyo kimina, ariko akaza kugirirwa icyizere cyo gutorwa muri komite cyane, akitwa umwe muri komite, ariko ari n'umunyamuryango muri icyo kimina afitemo umugabane. Bivuze ngo umuririmbyi ni umukristo, ni umukristo ndetse ushimwa, kuko tuguta mu matorero menshi n'amadini ira ngo batangira ubuhamya ababatizwa. Ariko ni ugiye kujya muri korari utangirwa ubuhamya byuko ugeze mu gihe cyo kuba wemerewe kuba wabwiriza abantu ngo bumve ubutumwa, bakareba niba uwo muntu akwiriye kubwiriza, uko umuntu agenda azamuka buri cyiciro umuntu ageramo. Hanyuma turi mu minsi nakita ko ari y'ubuhenebere cyangwa se iminsi ya nyuma. Ariko iki kibanze cyumvikana, ngira ngo bacyumvise. Ntabwo bacyumvise, ahubwo iki cyumve neza. Umuntu wakuwe muri korari nuko batavuga ngo abakristo korari ni ubuyobe, ariko sinacyo cyamukuyemo. Buriya yabuze icyo gusubiza. Nta muntu wakurwa muri korari nuko bavuze ngo bakristo bahaguruke basuhuza iteraniro. Iyo ni inyito ya korari, nta bakozi b'Imana nta kurwamo nicyo. Nawe cya kindi wambwiraga cyo kuvuga ngo abantu ngo babaririmbyi ngo bakora ibibi, niba abantu bakoze ibibi we kora ibyiza. Kandi Bibiliya avuga ngo mwene so nakosa mwegera umubwire, aho kumutanga ngo ugende uvuge ibibi bye, mwanze umwegere. Hanyuma hari ibindi byifuzo abantu bagiye batubaza, bakaba none tujya tugira amahirwe kubona abantu binararibonye mu murimo, tujye tugerageza tubaganiriza turebe ko baduha bimwe mu bisubizo abakunzi bacu bagenda bibaza. Baratubaje ngo ese mu kurya ibinyabuzima cyangwa se kurya amatungo atuza ni icyaha cyangwa ntabwo ari icyaha? Ntabwo uyu munsi ndibuvuge ku mirire no kurya, ntabwo ibyo icyo shatse kubivugaho ni ikindi. Magira ngo abantu badakomeza gukora ibyaha kandi yarinda icyo murangira mu kwinjira mu nkuge kwa Nowa. Hinjiyemo abantu 7 na Nowa 8, nibo barokotse umwuzure bonyine. Hanyuma mu bizira n'ibitazira hinjira mu matungo n'ibisimba. Ibizira hinjiramo hinjiye ikigabo n'ikigore gusa. Mu bitazira hinjira 7 mu bitazira
ni nabwo inyama zariwe gira ngo zari zimaze kuzirurwa. hanyuma rero muri ibyo bitazira nibyo byariwe. Ushaka twazagikorera ikiganiro cyabyo kwabyo, ariko icyo shaka kuvuga ibyo kurya, ibyo kuza, na turebye no mu mategeko y'Imana, turebye no n'ikijambo ry'Imana ribivugaho, buri gihugu kigira umuco wacyo. Ibyo nagisubiza iki ngiki, byasaba kugitegura mu buryo bwihariye. Icyo ni ikindi kwacyo, kubera ko urugero hari ibihugu birya inzoka, hari ibihugu birya ibyo turya mu Rwanda siko ibihugu duturanye ari byo birya, siko Amerika ibirya, mbese hari ibihugu, hari n'igihugu kitarya inka. Hari nk'igihugu kitarya inka, inka itaribwa cyarahombye. Oya wivuga ngo cyarahombye, uzakurikire n'amakuru yo mu Buhinde, uzakurikire nko mu bindi. Nagira ngo rero nkwerekaho, ntabwo twagira ibyo dupfa ngo ibi biraribwa. Wasanga n'abantu baje mu Rwanda cyangwa n'abahari barariye ibitandukanye bitewe n'umuco wanu nuko biri. Hanyuma rero kuri ibyo Yesu hari ikintu yavuze, buri muntu wese akwiriye kwirinda akamenya ibyarya n'ibyanywa, ingaruka yabyo. Ndumva nta muntu uraterwa icyaha nuko yariye inyama. Nta muntu Bibiliya yerekana ko nta urarwara ubushita. Dusomye muri Bibiliya nta muntu wari. Yego, inyungu y'agakiza, inyungu yo kuba umukristo ni nyinshi, ni nyinshi cyane. Yego, icya mbere, iyo uri umukristo urimenya, urisobanukirwa, bigatuma ukora ibisobanutse, ukabanza kwimenya iyo uri umukristo. Rero gukizwa ni byiza. Icya mbere, umenya ko hejuru yawe hari undi muntu uri hejuru yawe. Ibyo byo kwimyoza rero no kuvuga n'ibindi byose Yesu yabivuzeho. Yaravuze ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri byose, ntimukiza muri bimwe. Na Yesu yahuye nabyo, n'abatubanjirije bahuye nabyo. Nkubwira iki ngiki, gukizwa ntibivuze ko udahura n'isi, ariko tuba dufite umurengezi. Okay, hanyuma ngira ngo mwabyumvise kandi mwagiye muri wese akuramo ibye. Ngana ku musozo, ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe, kandi mbibutse ko gukizwa neza ari inyungu kuri mwe. Mwabyumvise, ni inyungu ku gakiza kawe. Yego, hari abakijijwe neza. Bibiliya irasobanutse ku muntu wese ushaka gukizwa. Ntabwo wakizwa neza udakunda gusoma Bibiliya ngo unasenge. Bibiliya isobanutse neza. Hari abakijijwe neza baseduraka bava mu itanura ry'umuriro. Hari abakijijwe neza Morodekayi aratambagizwa kubera ko yakoze ibyiza. Hari abakijijwe neza bagenda babona ibisubizo mu buryo butandukanye, barasenga birakemuka. Abari kwimyoza n'abari kurira, mbabwira iki, Hana yafashe umwanzuro agenda arasenga, asenga ishiro. Peni namubwira nabi, amubwira ko bitazashoboka. Mfite icyigisho nashyizeho kivuga ngo siko bizaba, abantu bazagikurikirane, Imana itugirire neza. Mfite n'ikindi kivuga ngo iyo ndwara si yo kumwica. Ushobora guhura n'ibigerageza ariko Yesu akabigukuramo. Imana nihabwa icyubahiro. Yesu rero ari ku ngoma, kandi gukizwa ni ukureka ibibi, ugakora iby'ijambo ry'Imana bivuga, ukabanira abantu neza, ukaba umuntu w'Imana, ugakora ibyiza. Imana nitugire neza, kandi ukabera abandi igisubizo. Iyo ukijijwe uzi kubera abandi igisubizo. Iki gihugu gikeneye abantu bakijijwe, Afurika ikeneye abantu bakijijwe. Iyo ukijijwe nturya ruswa, niyo waba warize, niyo waba ufite akazi keza, ufata abantu bose kimwe, mbese umenya yuko hejuru y'ubushobozi ufite hari ubundi bushobozi, kandi uko niko kuri. Amakuru mfite se ko mbwirwa yuko ibyo muvuga atari byo mukora. Ubibwirwa nande? Amakuru arahari. Dufite abantu benshi basanzwe ari abakozi b'Imana, bajya baduha amakuru atubwira ngo twebwe, wari uvuze ku kantu kavuga ngo iyo ukijwe ntabwo urya ruswa. Dufite abantu bavuga ngo batwatse amafaranga kugira ngo baduhe inshingano, turayabura. Ari uwayitanze buretse turayabura.
mu kuyabura batwimye inshingano. Wabyumvise? Bivuze ngo iyo bayabona baba bari mu nshingano. Uwo nuwabikubwiye ntiyarashyitse yabimenya ate kujya kwaka inshingano kw'inshingano utungurwa nka jewe mpabwa inshingano bamamagaye ndi mu giterane ababyumva ndi mu giterane ndi mu kindi gihugu bamamagara ngo uzajya gukorera sinzi nama aho yakorewe baramamagaye gusa numva ndagira ngo banze umbwire uwo mwaka byabereyemo ni muri kangahe 2016 ubu turi muri kangahe 2025 umenya ngo byarahindutse ibyo byahindutse rero Yesu ntahinduka ntabwo umuntu ahindurwa ngo Yesu niba dahinduka ubu ntabwo uracyari ku nshingano cyane urayoboye cyane ufite ibaruwa ikwemerera ibyo wimbaza ariko ndayoboye ndakora n'uyu munsi ndakora buriya ngenda shaka ko tujye tubwiza abantu kuri none se tubabwire gute kuva icyo gihe ndi umuyobozi nanayoboye guhera muri 99 nkora mu byiciro bitandukanye nubwo uko mvuze inshingano ya hafi ariko nakoze imirimo itandukanye n'ubu ndacyayikora ariko ntawo nigeze nsaba nicyo nshatse kuvuga sinanamenya guko bitegura icyo gihe Imana yari igitegura abantu bakayemerera biracyategura reka da kukidategura impamvu ya mbere kwereka ko abantu baretse Imana haracyari 7,000 bitarapfukamira bayani ibindi birihe 7,000 biracyaha hanyuma nyuma ya 7 hari bingahe hari binga abakozi ba Satani bamyeho na nubu ariko abari inyuma nibanga inyuma ya 7 ndashaka ko mumbwira hari 7 ndabyemera nyuma ya 7 hari binga bishingiye ku mvugo Eliya yavuze yagiye imbere y'Imana ati je nije muhanuzi usigaye oya tuve mu byari Eliya yavuze ubu muhanuzi hari noneho ni wowe ni njyewe Eliya wacagiye no mukubaza isura ntiwayibona ariko nayibona mu ijambo ry'Imana oya ibi nyine byanditswe n'Imana ariko ubu tuvugana bagiye kumva aba bantu badukurikiye wowe bagiye ntago barareberiye yego ubu tuvugana no ugiye kubwira aba bantu hanyuma abantu badukurikiye janisha 7 reka mbyemere ko behari nona nyuma ya 7 hari bangaye batarapfuka bapfukamira bayari imibare y'Imana ntabwo Imana wayigira mu mibare kuki yazanye niba utayigira mu mibare kuki bari byo 7 se 7,000 bivuze ubwuzure bw'Imana n'ubwuzure bw'Imana birangira ariko biri mu mubare hanyuma nyuma ya 7 ndashaka kumenya ikintu kiri nyuma ya 7 nta kiri nyuma ya 7 umubare ukarindwa urakomeza ni umubare ukomeza ubwuzure bw'Imana ujya mu mugambi w'Imana oya hangaha hari ibintu mugenda mutwigisha bikarenga birasobanutse nta kibarenga ndashaka ko murajya mu niba umuntu kandi Bibiliya yumva uko ivuga Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha iyo umuntu avuga ntakurikirane ntabane n'abakobanyi uwazahwana n'igiti cyateye hafi y'amazi kera imbuto zakigiye cyane ibibabi byacyo ntibyumva tutabeshyanye ntabwo ubu ngubu wowe ugira abo mugendana hanyuma noneho ugira abo mugendana cyangwa aho ngiye gukubaza ugira inshuti cyangwa nasi ugiye kugendera kuri iryo jambo wajya ujya muri bisi mbere y'uko ukoza ikarita ukabanza ukabaza ngo muri iyi modoka nta bakobanyi barimo oya ntabwo ari icyo ngicyo byari bishatse kuvuga guhagararana nabo no kubana nabo oya nahagararana n'iki mu busobanuro nahagararana n'iki ntibahagararane bavugana hariya uba urimo ugenda si ibyo uba washatse ubu ntabwo uba ugiye guhagarara hariya uba ugenda hariya urimo uragenda ntabwo ugiye guhagarara kandi zo tugenda muri bisi duhagaze hariya tugenda duhagaze guhagarara Bibiliya ivuga ni nk'uko wazindutse ukaza hano ukavuga ati ngiye muri uyu mushinga hariya ugiye utambuka Bibiliya iyobewe Imana iyobewe gutandukanya kwicara guhagarara no kugenda Imana yahaye umuntu ubwenge bwuzuye guhitamo abo bagendana guhitamo ibyo akora nuko nguko bimeze umuntu afite ubwenge bwuzuye ni nayo mpamvu umuntu ukora ibyaha azabihanirwa kuko umuntu wese afite ubwenge buteke ubu uyu munsi wa none ntihaba hariho umuganda hanyuma ngo ujye hariyo ukingura uvuge ati ariko jye sinarimbizi sinabyumvise ntabwo byashoboka itegeko ryaguhana kutagiye hehe
mu muganda. Yego. Birumvikana Yego. sibyo cyangwa nibyo? Nibyo. Ni ukuvuga rero kuko ubizi amategeko y'Imana uko ari, ibisobanuro byose birasobanuye. Niba umuntu akwigisha ijuru atari ryajyamo, mureke ugenda. Yesu yamenyaga gusubiza. Yesu yigeze kubwira Petero arimo kuvugana nawe iby'ijuru, aramubwira reka abo bantu tutabarengana, aramubwira ngo mva inyuma Satani. Yaramubwiye ngo yikwemera kubambwa. Ni ukuvuga ko yaramenye uko ibihe bihindutse. Menya niba umuntu ahindutse, niba umuntu atagikijijwe, mwigendana mu biribya. Ivuga butumwa dutangirana, tuvuga, dukora, turi komora kuri Yesu. Si kuri Yesu Kristo, kuri Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Si watangije kubwiriza bwa mbere, niwe nawe babwiriza butumwa, si we babikomoraho. Na Yohana Umubatiza ariko yaramuvuze. Ariko buriya Yohana yaje nyuma ya Yesu, yaje mbere ye. Yesu yatangiye afite imyaka ingana. Yohana yarahanuye, yaje ahanura, amuteguriza, ariko ntiyabwirije abantu agakiza. Arababwiriza, barabatizwa, wihannye akabatizwa, ababwiriza ngo iki genda kubwiriza nyuma yanjye hari uzaza genda abatirisha amazi, ariko hari uzabatirisha umwuka, ari ukiza. Ese inkwiriye rero ukiza nibwo butumwa. Ibyo ari byo nashaka. None ikindi, none uyu waje akiza niwe tugenderaho. Yego. Hanyuma namwe muri kugera ikirenge mucya, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta n'umujya kwa data atari umujyana. Urambwiye ngo hari ubwiriza abantu, hanyuma nakubwiriza ahatajya, ngugire gute? Ngugeyo. Icyapa umugereranyije n'icyapa kiyobora. Yesu ko yaje abwiriza, niyabwirizaga abwira abantu aho bagomba kuzajya, kandi nawe kaba ari naho yagiye. Yego. Kucyaba abantu bo babwiriza abantu aho batari bujye, kandi bari mu kirenge cya Yesu. Byahishuwe. Aravuga ngo wajuruwe nezerwa, ngo kuko umwanza gukuwemo. Yego. Ngo wasiwe boroga, ngo kuko umwanza kumanukiye, ngo ameze nk'intare yivuga ishaka uwo yacoshomera, ngo ubonye ishyano wasiwe. Iryo shyano rero Satani niwe uzagakoresha abantu ibibi. Isi banza unyumve, havuzwemo ibintu bibiri, ijuru, isi. Ntabwo havuze ab'isi. Oya, ab'isi mugujije ishyano cyangwa wasiwe ugujije ishyano. Isi se niki? N'ubutaka. None isi niki? Isi n'abantu. Isi ni iyo bavuze ngo isi maze kuba mbise bavuze iyo tuvuze ngo abatuye isi, isi rero n'abantu. Uretse nze hanyuma isi ni igituweho. Isi ni mbere na mbere Imana yaremye mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Urakoze. Hanyuma ivuzemo umuntu. Oya, none si ijuru Imana idahari ugira ngo ryakwita. Uretse gato umbwiye ko abantu ari bose. Yari bose. Hanyuma mbere na mbere Imana yaremye bahishusha isi. Imana imaze kurema umuntu yamuhaye ubutware kuri yo. Yamuhaye ubutware, iramubwira ngo icyo uzategeka kizaba icyo. Kandi koko abantu bafata icyaro bakayobera. Oya, si yobera. Rikomeze rituberere tagati. Reka nkwereke uko bimeze. Umujyi w'igihugu, kapitali y'igihugu. Abatuye muri icyo gihugu n'abayobozi bafite kuwimura urubangura. Ariho cyangwa nawe uriho? Nta uriho. Hanyuma ahitwa kwande? Simbizi nako niba ariho. Ubu harakitwa kwa rubangura. Kandi rubangura nta gihari. Oya. Isi abantu twebwe Imana yaremye, ni twebwe twayihawe kugira ngo tuyihindure uko igomba kuba. Tuyihindure. Kuko uzajya unaharanira kuko wasanze isi usiga hari ikihindutseho. Niba ku musozi warahavukiye ukaba ubona hari inyuma, ugerageze kugira icyo ukora hahinduke. Kuko Imana yaturemenye ubwenge bwo guhindura. Uba hari habi, ubu niho heza. Kandi niyo Kigali uvuga sinekereza si umurwa w'u Rwanda wa mbere wabanje. Niho wabanje. Subiza, niho wabanje. Umujyi wo mu Rwanda mukuru. Niho wabanje. Umujyi mukuru wo mu Rwanda ayo mateka sinayasoma. Ntiwayewe nawumenye ari Kigali. Bitewe n'imyaka. Biterwa wenda umujyi mukuru namenye ubwenge ari Kigali. Ari Kigali. Ni kimwe rero nuko ari Kigali. Kimwe nuko mu yindi myaka bawushyira n'ahandi kandi bikemera. Kuko
ubu igihugu cyangwa isi ihindurwa n'abantu bayituye, nibo bayiha, nibo bayobora ibituye isi, nibo bayobora buri kimwe. Abantu nibo Imana haye ubwenge ibahisi ngo bayobore uko bashatse, aho bashatse ko haba inyanja haba inyanja, aho bashatse ko haba ubutayu, mbese ikintu cyose gikorwa nk'uko abantu babishaka. Imana rero yahaye ubutware n'ubushobozi abantu bayobora inyamaswa bakora aho dusoza. Yego, ubushobozi Imana yahaye abantu ntabwo iri kwicuza. Niko yakubwiye ubushobozi Imana yahaye abantu, niko yakubwiye, ntabwo iri kwicuza. Mubaje nk'umukozi w'Imana ufite ukuri, ngewe ntabyo nzi. We ntabyo uzi, ngende kububwira nk'umuntu ureba ibintu biri hanze aha. Imana rero ntiyicuza kuko hicuza udafite ubushobozi. None buretse gatoya, hicuza udafite ubushobozi. Buretse nyemerera iki? Wemerera yuko umuntu umwuka ahumeka, umwuka duhumeka ufitwe n'Imana. Urabyemera ko ukomeye n'uworoheje urupfu rutaza ngo avuge ngo hoya. Urabyemera. Niba ubyemera rero Imana ntiyakwicuza. Buretse gato none yakoze ibisabwa byose. Buretse nanjye nkubaze, inama mwijira iraterana, yego, yiga ku kibazo, yego, bivuze ngo iyo Yesu ataza umuntu abakiriho cyangwa bararimbuwe. Yesu yataza iyo atemera ntabwo Imana ubundi hari igihe ukora umushinga subiza ngo yari kurimbura cyangwa ari kurimbura. Ikibazo gikomeye, reka nyigusubize n'abantu bacyumve. Umuntu akora umushinga hakaba igihe uhomba, sibyo, akabona urahombye. Hari igihe rero ashaka ubundi buryo bwo kubaka cyangwa agashaka uburyo bwo kuwusenya, kandi mu byigisho twahawe hari igihe byaravuze ngo ibindi byose byarahakanye. Inama yavuze ko nta yindi ngingo iri burengera umuntu uretse uri bwemere kwikorera ibingibi byose. Bamanura umuzingo. Yego, hanyuma binavuga ko ngo Imana yafashe ibi byemezo nyuma y'uko ijuru ribonye ko umuntu yananiranye, rirabangengeye kumurimbura. Kwa kundi umugabo afata ibyemezo mu rugo akavuga ati uyu mwana ngiye kumugira igicibwa muri uru rugo. Wabyumvise? Yego, yari yamaze gufunga umwuka. Na n'uyu mwanya bivuze ko ngo uretse gato bivuga ko ngo na n'uyu mwanya tutabeshya abantu ngo abantu akanyamuneza dufite ngo ari uko Yesu akiri ku ntebe, akiri kuri systeme ya garantie yasinyiye. Yaravuze ati abantu ndabasinyiye, mbitangiye iki n'iki, ndabaranguye, ndabaguze. Niyo mpamvu tuye tuvuga ngo yatuguze amaraso y'igiciro cyinshi. Yatuguze nande? Ko yatuguze n'Imana. Yatuguze nande? Yatuguraga nande wundi? Reka mvuge iki ngiki. Ntabwo Imana yari yafashe umwanzuro wo kwica umuntu, kandi ngo yaricaye ku ruhande. Ntabwo ari ibyo mu nama y'agakiza baze kutubaza cyangwa babisobanure muri comment. Umuntu yakoze ibyaha, uhereye kuri Adamu na Eva bakora ibyaha, uhereye ku bwa Nowa nabo bakora ibyaha, bigenda bizamuka abantu bakora ibyaha. Imana yicuza icyatumye irema umuntu kubera ibyaha yagomeje akora. Imana iteranya inama mu ijuru nk'uko yayiteranije mbere ivuga ngo tureme umuntu. Ifata ibiremwa by'ijuru byose irabiteranya, iravuga ngo ninde watugendera. Ntabwo Imana afashe umwanzuro wo kurimbura umuntu, ahubwo ni wa mushinga nakubwiraga. Umuntu yakoze umushinga w'umugabo ushobora guhomba, wahomba agashaka uburyo awubyutsa cyangwa agashaka uburyo awurangiza. Dushimira Imana ko yafashe umwanzuro wo kugira ngo idushakire uburyo twunga nayo. Reka ngere kuri iki. Arangije Imana iravuga ngo ninde watugendera. Yesu aravuga ngo nige. Ubyemeye kuko mbere na mbere Yesu yari ariho, yari we jambo mu itangiriro. Aremera ngo ngiye gucungura umuntu. Nubwo bimeze gutyo ngiye gucungura umuntu, afata igitabo kirimo amasezerano, yemera kuza kuducungura. Yesu igituma yaje, ntiyaje arobanura, ntiyaje areba isura, ntiyaje areba uduce. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Iri jambo mwese Yesu yakoresheje uzasanga nta hantu rikoreshwa handi.
mu bukwe ntihakore n'abaza hano muri studio si bose n'abazi iwawe iyo habaye ubukwe ntuvuga ngo mwese ariko Yesu yaje ari urukundo atarobanura aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura yaduhamagaye tutaranabaho tumuhereje icyubahiro kuko yaduhamagaye mwese abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura Yesu rero aracyateza ibiganza nta mazi mabi yabaho atahinduka meza kandi nta mazi meza atahinduka mabi nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo uwambara imyenda y'urugamba ajya ku rugamba ntakishime nk'uyambuye avuye ku rugamba turacyari ku rugamba kandi imirimo ya nyuma ni yeshi ya mbere agaciro nicyo nagira ngo amen amen imirimo ya nyuma turashoshe niyihesha iya mbere agaciro bishatse kuvuga ikirera abantu babyumva agakiza ni ngombwa agakiza ni keza kandi Yesu iyo umaze kumwizera aguha umwuka wera kuko ari we mufasha akakuyobora ibirenze ibyo mvuze iyo wemereye Yesu azi ko dufite ubwenge ubumenyi bushobora kuba bwinshi ariko ku Imana ibisika ngaho ku isi hari abahanga bakora indege bakora ibindi hazagira uvuga ati izuba ryari rigiye kuva none ubu ngubu ndarihagaritse ni hasi ukwezi byashoboka bishobora kudashoboka byashoboka ariko abahanga numva ko bameze nabi bameze hejuru y'ubuhanga bw'umuntu hari ubuhanga bw'Imana abahanga mu isi bariho bubahwe bafite ubuhanga bafite ubumenyi reka mbyemere hari ibintu uvuga ngo bidashoboka ariko icyo nashakaga hari ibintu uvuga ngo bidashoboka icyo nashakaga kuvuga ku buhanga umuntu wese unyumva uzi ko afite ubuhanga amenye ibi bintu sibyo amenye yuko mu buhanga afite mu byo yize yaminuje byose mu bushobozi bwose afite hari Imana iri hejuru ye yo yamuremye iyi mpamvu mvuze ngo hari Imana iri hejuru ye iki ni ikintu nshaka kuvuga nuko abaye abizi ibyo byose akabitondekanya ashyire muri komenta tubwire ngo jye nateguye kuzapfa iki gihe zaba mfitiye imyaka hanyuma ukuvuga ibindi nibe mu kiri kiganiro nibyo mu kindi kiganiro amasaha yagiye reka dusorezereza aha ngaha ariko turarekira abantu kuzongera kubana natwe mu biganiro bikurikira ngira ngo murumva ko tugenda tubagezaho utuntu kutundi hari ibintu byinshi muzajya mwumva nsa nk'uwiheje nkigira nk'umuntu utabizi ariko mu rwego rwo kugira ngo abantu mwanyandikiye mwantumye mwumve ko ibyifuzo byanyu cyangwa se ibibazo byanyu ndi kugenda mbibaza hari byinshi mba nibajisha mbizi ariko bitewe no kugira ngo abakunzi bacu barusheho kugenda babona ibisubizo byabo nkuko babyifuza ariko ntukijijishe jya ubazana mu kiganiro iyo ndi hano nakira ubutumwa bwinshi hariya buriya telefone yuzuye ubutumwa bwinshi hanyuma ngenda nyuzamo amaso nkagira bimwe na bimwe ngenda nibuka mu mutwe hakaba bimwe ngenda mbariza abantu turi hano hanyuma ngira ngo mwamwumvishe rero ni Nyagahakwa Bosco umukozi w'Imana atubwiye byinshi kandi bikomeye Imana imuha umugisha mureke tumusabire umugisha cyane kandi tunamuragiza Imana kugira ngo ubutaha Imana izamubashije kandi izamucira inzira kugira ngo tuzongere tubashe kuba tubona tugeze mu kiganiro tubagezaho ibindi byiza mu gihe gitaha kugira ngo rero bize kugenda neza reka tugusengere kugira ngo tukuragize nawe Imana nibaha umugisha kindi nababwira bajye bakurikirana ubutumwa bwiza kandi twabaha nomero yego hanyuma bahe nimero kugira ngo hanyuma niturangiza duhite tugusengera dusoza 07 68 420 19 07 47 55 038 Imana nibaha umugisha kandi ugomeze kuba umukristo kuba umuntu w'Imana ni byiza ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka ibyo wumva udasobanukiwe wabibaza nicyo mpamvu dutanga telefoni zacu kandi umwuka wera niwizera Yesu azagusobanura biruta ibyo dusobanuye Imana nibaho umugisha twabasengeye abantu bose badukurikiye bahereza umugisha abatangiranye natwe basozanyije natwe bahereza amahoro nawe
kandi nyagora ku ngoma abadukurikiye barwaye nibakire gukira mu izina mu rya Yesu. izina rya Yesu. Abadukurikiye ari abashomeri nibakire akazi mu izina rya Yesu. bakabone mu izina rya Yesu. Abadukurikiye babona nta nzira babone inzira mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Reka igitangaza kiboneke mu izina rya Yesu ku buzima bwabo. urakoze. Aka kanya ndabahanurira gukomera. babone umugisha. Aka kanya ndabaturaho kubona ubuzima buzima. babone ihumure. Abatari bafite ayo kwishyura amazu nibayabone mu izina rya Yesu. bahindurira amateka. Aya mapriave ndayakuraho. mu izina rya Yesu. Ndabinjiza mu kirere cyo kwakira imigisha mu izina rya Yesu. urakoze. Reka umugisha wawe uganze ku bwoko bwawe. urakoze. Kandi ubwo tugiye kuba twava muri kino kiganiro, yego, gendana natwe uyu mukozi wawe umuhaze uburame. urakoze. Murindire mu mihanda agiye kunyuramo. Yesu Murindire urubyaro, murindire umufasha. urakoze. Murindire umuryango aho uvukagera. urakoze. Ndetse umuhe kurumbukirwa mu mirimo wamuhaye. urakoze. Ibyerekeza aho